dore uburyo nakoreye amafaranga nifashishije ChatGPT ni application nza kuza kubabwira yamfashije gukora PowerPoint mu buryo bwihuse. Iyi PowerPoint muri kubona nayikoreye umukiriye ako kanya itakama 20,000 nayikoze munsi y'iminota 2. Iyi PowerPoint muri kubona nayifite training ngiye guha ama NGO nayikoze munsi y'iminota 5. Iyi niyo muri kubona narifite demo class kuri kaminuza nagombaga kwigisha nayikoze munsi y'iminota 2. Iyi ngiyo nayo ni PowerPoint nakoze ngiye gukora case study y'akazi nagombaga gutanga ku bijyanye na digital marketing. Nawe ni ushaka kureba uburyo wakora PowerPoint nk'izi ngizi munsi y'iminota 5 kano kabari iri professional, ngwino nkujyane muri isi yikorana ubuhanga. So urafungura browser yawe Google Opera cyangwa se izindi zose ugendemo nurangiza reka tujye kuri ChatGPT tubana dukore document muri ChatGPT. Nkuko nababwiye ChatGPT plus n'izindi applications zigiye tuzagenda tureba. So nagiye rero nkora document ivuga ngo 6 simple and practical way to make money online. Yabinkoreye freelancing ibiri nk'ibyo yama uburyo butarushaho gukora amafaranga online. Noneho kugira ngo nayisabye kwita ko inkoreramo PowerPoint presentation. Iyi presentation yankoreye iyi presentation muri kubona niyo na ChatGPT ubwo yagukora presentation, ariko mu by'ukuri ufashe iyi presentation ChatGPT yakoze ntago iryoshye cyane nk'izi ngizi nka zino muri kubona. Ntago mu by'ukuri iryoshye cyane hamwe n'izi ngizi. Ubona ko izi ngizi ziryoshye cyane, ariko iya ChatGPT mu by'ukuri ntabwo iryoshye cyane kabisa muri kwibona. So noneho rero hari indi application yindi nifashishije kugira ngo nkore presentation imeze neza, iri presentable, iryoshye nyine nawe presenta ku muntu akavuga ati wow, wajyana muri presentation muri ahantu mu kazi bakavuga ati wow. So rero nifashishije indi application, nakoze ubushakashatsi nifashishije indi application yindi niyo tugiye gukoresha aka kanya nako dukore PowerPoint ya dance cyangwa se PowerPoint nziza nkuko nababwiye muri presentation niyo njya nkoresha mu kazi kanya ka buri munsi. So uraza kugenda turagenda muri Google n'ubundi wandikemo gamma.app sibyo. So ni gamma.app. Nurangiza uzangaha kuri create new wakande. So hari uburyo bungaye, hari uburyo butatu ushobora gukora PowerPoint yawe. Hari uburyo gufata ugapestingamo ibintu byawe ahangaha paste text. Hari no kuba AI ubwayo cyangwa se iyi Gamma app yagukorera iyo presentation waye nta idea ufite ikaba yagukorera presentation. Ariko nge ntago uno buryo mbuprefera. Ni byiza ko ushyiramo ibintu wowe byawe, nimba ari wakayo kuri kaminuza, nimba ari wakayo ku ishuri, nimba ari presentation ushaka kuza gukora, nyine ugashyiramo ibintu bya nawe washyiramo ingufu zawe, apana kuba turezingi gukora ibintu byose. So ari no gufata ukaba washyiramo link, tuvuge nk'urugero ari nka link wenda wabonye wenda nka kuri website, ukaba ushaka kuvuga ati ni link ndabona iryoshye reka nyikoremo PowerPoint. Reka noneho twe kuko twamaze gukora content zacu twazikoze muri ChatGPT, reka noneho dukore paste here, paste text ahangaha. Nurangiza uze ukopiye bya bintu byawe ChatGPT yagukoreye, nanjye ngo yagukore mwakoranye. Guys mashaka ibi bintu mwakoranye na ChatGPT, ndagira ngo ChatGPT muzajye mukorana aho kugukorera. Nindangiza ahangaha ubipestinge. So nurangiza ahangaha ababona bari kuguha uburyo bungahe wakora. Hari presentation, hari kuyikuramo website tuzaza kuza kubireba, hari kuyikuramo document no kuyikuramo social media. Ariko twebwe ahangaha iki turi kwibandaho ni presentation cyangwa se gukoramo PowerPoint. Nurangiza ahangaha ugiye kuri continue.
ibintu byawe ngibi hano ibumoso bwawe uri kubona ahantu handitse ngo generate, condense and preserve. Hangaha ni ukuvuga ngo ibintu ushyizemo ChatGPT yakugeneratingira ibintu byawe, yabikugeneratinga. Ibi si byo turi gushaka. Condense hangaha ni ugufata ibintu byawe ikagerageza ibintu wayihaye ikabigira byinshi, cyangwa se ikabigira bikeya, cyangwa se ikabigira byinshi. Wowe ni wowe uza kuza kugena. Ushobora kuba wakoze presentation y'utuntu dutoya, ariko noneho ugashaka ko iyi AI iza kuza kubigira byinshi, cyangwa se ikabigira brief, cyangwa se ikabigira detail. Ngewe nkoresha preserve. Preserve ni ukuvuga ngo wowe ibintu wowe wakreatinze, ibintu wayihaye, ibintu wadesigninze, ntize kuza kugira ikintu na kimwe uhinduramo. Ahangaha urahitamo ururimi iza kuza gukuramo. Urumva ikinyarwanda ntabwo kimeze neza, iraza kubikura mu cyongereza cyo mu Bongereza. Ikindi cya kabiri hano handitse image, iraza kuza gushyiramo ama image ikuye kuri iyo yikoreye cyangwa ikayakura online. Reka no tugumizeho iyo ikaza kuza kuyikorera kugira ngo tuze kwirinda ibintu bita copyright. Hano format ni presentation. Noneho twe turajyana muri preserve, no vango ibintu byacu nta kiza kuza kubihindura bigumiza kuriya. Ariko ubaye wakoze ibintu bikeya, ushaka wakoze ibintu bikeya, ushobora kuzanga ukata kuyishyira muri detailed, ikabidetail. Ushatse wakoze byinshi, ushaka ko ibigira muri medium, ushobora kwita kushyiranga muri medium. Ushaka ko wakoze ibintu byinshi bigira utuntu dukeya, ushobora no kubigira ushobora no kubishyira muri brief. Nk'urugero hari abantu nk'urugero ari nk'iyi PowerPoint nandi gukora, iyi PowerPoint ni ngiyi nakazi nari na-applyinzeho iyi PowerPoint. Batuba gukora PowerPoint esheshatu, kandi mbona ibintu namaze gupreparinga biri muri PowerPoint hafi 12. Rero naraje ahangaha mpita ko mbijyana data zanjye nzijyana muri medium, irangije irabigabanya. Ndakeka zabaye PowerPoint 7, ndangije nkoramo indi imwe, biba birarangiye. Nuko nguko rero ubigera. Nurangiza uhita ko uzanga kuri continue. Voilà. Mugana ni buryo uraza kuza hano urahitamo nimba ibintu bya biza kuza kwa biri dark, arano mukunda dark. Hangaha right, arano mukunda nyine ibintu bitagize. Ngewe nahisemo professional kuba nyine igaragara mu buryo buri professional. Hano ugamanuka munsi ugahitamo design. Ngewe nikundira yellow na orange. Ubwo wowe uzayireba iyo wumva wikundira. Let me choose. Ngewe nuko akenshi njya nkunda gukoresha iyi ngiyi. Mujya mubona na zira presentation nkora kuri YouTube, mubona ko nazo ziba zikoze mu aka kantu. Ngibi urahitamo ibintu byose. Nurangiza uzanga uze kuri generate. Voilà, uze kuza kumbarira generate. Twagiye. Bla bla bla. Muri kwibona guys, ubuzima bwaroroshye. Mutari kubyaza umusaruro AI na akazi ke. Muri kubona ko iri kumira agenda ibikora. Twubare iminota ingahe? Mumbare abantu muzi kubara, mumbwire iza kuza gutwara iminota ingahe? Igukorera aga presentation kameze neza, akantu kameze neza, ama graphic, tuntu tw'ubwenge. Igashyiramo amafoto. Meji. Wow. Voilà, presentation yacu igizute irayirangije. Mureke noneho tuyirebe. Uzanga muri present. Nta kintu ndayikoraho guys. Reka no turugiye presentation yacu imeze. 6 ways to make money online. Practical ideas of Rwanda and Africa. Presented by Teacher Sam. Wow.
ubona iyi ni za PowerPoint zawe mbere yuko uzigira ute mbere yuko uzi downloading. Aha muri kwibona warangiza ngaho ukaza ku exiting. So ibintu byawe muri kubona ko hajemo amafoto. Iyi foto ubaye utayikunze urazana kwinunuze iyi foto ukaza ukawagira ute iyi foto hano munsi muri gukabona nkaba na editinga iyi foto nkaba nazigira ute nkaza aida nk'importing ifoto yanjye nikuriye muri mashini yawe ukavuga ati ntago ndi gushaka gushyira amafoto ya AI reka nimportinge ifoto yanjye. So hari abantu bakunda gukoresha ibintu byabo by'umwimerere akaza akaba yakimportingamo ifoto yiwe nta kibazo. Hari no kuba udashaka kwimportingamo ifoto yawe ukagenda kuri online ukaza kugira ute ukaza kuyisearching online. Voilà mwana ko ifoto yanjye hano hajemo ifoto nishyiriyemo. Ikindi bino bintu ushobora kubifata hano ukaba wadireting hano urediting uko ubishaka guy. Ikindi muri kubona hano iburyo hano hejuru style ushobora kuzugahindura style. Niyo byari ari ibintu biri ifoto wata nta ndi gushaka ifoto kabigira gutya ubona ko yanuzivuyeho ushobora no kuzuga gufata ifoto igiye hejuru ushobora kuvuga ati wenda ifoto igiye ibumoso. So you edit as you want. Kwibona guys kabisa twavutse mu gihe cyiza nuko abantu benshi batajya babibona. Karo nkoreshe buno buryo kamanuka rwose ibintu kugira ukabyediting uko ubishaka nimba wabikunze. Ushobora guhindura ku editing amabara this hano edit style nabibabwiye. Kara hano ushobora guhindura kujya more specific ikabihindura. Ni ukuvuga what can't you do? Nubango ahangaha mbere yuko uyigenerating nayo guha ukaeditingamo ibintu byose uko ubishaka ukabyeditinga neza. Sura abantu mwarwanaga no gukora ama PowerPoint ni ikibazo ikindi kintu hano munsi hano ushobora gushyira ute ushobora kuza ukongeramo new slide ahangaha ukongeramo indi hano muri no PowerPoint yawe byose. Ariko nawe nimuza kuza kubigerageza muraza kuza kubyireba. Nawe niba ushaka ino video iza kuza kubandira nk'izo nkunda gukora ikingeze nuko naberetse design. So wamara gukora PowerPoint yawe washyizeho amafoto editing byazo kubishaka ubona kanga tubyumvikane nta data z'abandi yashyizemo yakoresha data zanjye ariko kwanya ko ushobora gukoresha data zindi. Urangije gukora PowerPoint yawe urabona hanga uraza kuza kuri share gusharing nurangiza uze kuri export. Nurangiza ushobora kuyidownloadinga nka PDF cyangwa se ukayidownloadinga nka PowerPoint. Ngiye kuyidownloadinga like PowerPoint. Teguzanga uyigira ute uyidownloading. So muri kwibona guy PowerPoint yacu igize ute ibaye downloaded. Mwana ko ibaye exported 100% nka yindi twagize ute nka yindi twakoze. Guy ninde muntu wagukorera PowerPoint ngana gutya. Iyi PowerPoint kugira ngo ukore PowerPoint nk'ingi guy byasabaga days and days of creating PowerPoint. None uyu munsi PowerPoint uyikora munsi y'iminota 5. Ibi ngibi ushobora kubikoresha muri business yawe. Ikindi cya kabiri nawe muri kubona ko ni izo ndi gukora presentation mbigisha no kuri YouTube. Mwabonye ko nakoze njya akazi nakoreye umuntu PowerPoint arugiye gupresenta akazi anyishyura 20 immediately kuri
mu kazi ahantu hose ubona wayikoresha. Ariko noneho guys, aka bonus ngiye kuba reka mbaka ni ka bonus murabona ushobora no kuyikuramo website cyangwa se link ukayohereza abantu. Urumva nk'urugero ushobora kohereza umuntu akantu k'akarenke aho kugira ngo umuhe PowerPoint akaba yareba. Uzazanga ujye kuri publish website nurangiza ubite ko convert site. Sibyo? Oh my gosh, turi mu bihe byiza. Nurangiza uzanga publish site, irata gukuramo aga site. Nurangiza uzanga kuri visit site. Guys, iyanga ise kinkoreramo iyi website. Reba nawe muri kwibona iyi ni ni website ya ikuye muri ya PowerPoint. Nubango naga simple page website. Iyi link ufashe iyi link uwo wayisharinga wese yagira ute yabibona. Ndaza kuza kuba ino link muri description nange muyirebe ireba urabona ko nakantu keza iyi nuziri iri. Noneho guys, noneho akaborazi ngiye kubaha muri kwibona kangaha handitse ngo made with Gamma, kandi ushobora kutabikunda. Abantu bakunda nyine kuvuga ko ibintu ari ibyabo. Hangaha ni made with Gamma, don't worry, we are with me. Ngiye kukwereka uburyo noneho nakara kantu ka Gamma wagakuraho, serious, kugira ngo nyine ugaragara nk'umupro, ugaragara nk'abanyari babyikorera bakishana karinyere Gamma yabigukoreye. Nta muntu akunda gutwika. So twagiye uraza kujya kuri website bita ilovepdf.com. Ikintu baza gukora, banza ufate iyi document yawe, document yacu tubanze tuyi downloading download it as tubanze tuyi downloading nka PDF. Sibyo? Ya PowerPoint tugiye ku download nka PDF. Ariko document yacu ni PDF hanga. Ariko iyi document yacu ni PDF. So none tugiye kugenda hanga kuri website yacu bita I love PDF. Nurangiza uzanga kuri edit PDF. Nurangiza ya document yacu iri muri PDF uya-uploadingemo. Kwibona iyi ni ya document yacu. Muri kwibona ahangaha ngo ntubure document yacu tumaze kueditinga. Muri ko hano hari Gamma app. So ikintu ugiye gukora, tubaza kuzanga kuri add shape, ushyira shape y'umweru. Nurangiza uze ino shape uyihindura umweru. Nurangiza aka shape kazana ahangaha. Wara, mwana ko byagiye. Same story, ukubire uzananga n'undi story again. Kama wongera uzane hano. Ahangaha uzane ku buryo nta muntu ubibona umweru. So ubikore byose birangire, document yose uyigiri yawe nyine kano kantu gahishe. So kuyo nta muntu wabona ko nyine hariho iriya Gamma. Urangije byose kugira ngo nurangiza uzugira ute edit PDF. PDF yacu igize ute irarangiye download. Try downloadinze. Tukiramara ku downloadinga kuko iracyari PDF. Uragaruka hanga n'undi kuri I love PDF ufate uzanga kuri uze kuri PDF to PowerPoint ufata ya PDF editinze
uyifate uyiteko nazo wongera uzigira ute nayo wongera uhindiremo PowerPoint. Gufata PDF yacu tuhindiremo PowerPoint. Voilà. Nurangiza ya PowerPoint ya PDF yanditsemo PowerPoint muze tuyirebe. Aha, voilà. Aha. Hano dinga PowerPoint yawe. Aha, muraza gusanga yavuyeho. Aha, katubirebe. So, urabona ko zagiye zivaho, urabona ko zagiye zivaho muri kwibona ziriya Gamma app zagiye zivaho. Nibyo ngibyo guys, mugire icyumweru cyiza, ndabakunda. Wibuke gukora sub and subscribe, turimo turabyaza umusaruro internet. Ciao ciao.